yuko nkoze ikirori nicyo kiganiro cya mbere nkoze nyuma yuko nkoze ikirori nje kubigisha urumva ngo mbigishije guteka urusenda ngo nkarushiriza ngo nkagira nyuma yuko abimbwiye ngiye kururya kandi buri wese witanze mu birori byanjye ababibonye mwese biriya bimusize ubuzima bwawe hanze buze ushira ubuzima bwawe ntabwo ubuzima bwanjye mubuzi ubuzima bwanjye ntabwo mubuzi padiri wacu uyu mupadiri bamwita Maritini ni umupadiri mwiza wita ku rubyiruko baranamwezerana sinigeze njyayo numvaga mfite intimba n'agahinda numvaga mfite ibibazo numvaga mfite amarira numvaga guys reka ya rero kwifata umva ndababaye ku rwego mutabyumva urumva yari guys nizere ko mumeze neza ndabasuhuje ndetse mbahaye n'ikaze murabona ko phone yanjye biri kwizengurutsa ariko ndabasuhuje nizere ko mumeze neza twari dukumburanye ntabwo twari duherukanye guys nyuma yuko nkoze ikirori nicyo kiganiro cya mbere nkoze nyuma yuko nkoze ikirori ariko nk'abantu ngira ngo mbabwire ngo ibintu mwagiye mumvugaho byose narabirebaga narabyumvaga naranabirebaga nari mbateze amatwi nyuma yuko mumbwiye ngo nje kubigisha urumva ngo mbigishije guteka urusenda ngo nkarushiriza ngo nkagira gute narababaye ubundi umushuti wanjye yaje kunsura arangije arambwira ati Joyeuse rero abantu bari kugutuka muri komenti ngo wigishije abantu guteka urusenda urangije ngo uranarushiririza ariko arangije andema agatima arambwira ati ntabwo rwashiriye nyuma yuko abimbwiye ngiye kururya kandi urusenda rushiriye ni narwo rwiza ni rwiza rwose ruracyari no muri ya safuriya mwabonye ndutetsemo muze dusangire ubundi mfite ibintu byinshi nshaka kubabwira guys agasenda gatuma umuntu agira apeti nanjye utajya ugira apeti gatuma nanjye ko ibi biryo nawe babishobore ariko agatsinda karabishobora ngomba kurya vuba rero kugira ngo mbabwire ibinzanye kugira ngo mbabwire ibinzanye ibi biryo ntazi ko biribwa n'abakire gusa none n'umukene yabirya nanjye ko ntabyigezaho none byarantunguye kubona ndi kubirya abakene mukiyemere ariko abakene twabibona ariko rata umukire yari kwiyemera rata biba nyine biba bisa neza aba ari proud y'icyo ari cyo ubwo rero nta kibazo umukire wanjye kandi igeze agatebe inyuma kugira ngo tube turebana neza mube mundeba mumbone munankunde ubwo rero ndakeneye ngo muze munsobanurire impamvu mwanutse ariko hakaba hari n'ibintu byinshi nshaka gusubiza nshaka kuvuga nyuma y'ikirori cyanjye ibintu byinshi uko byari bimeze ndetse n'ibyabo nashimiye ubu rero kambe nkatinze ngaruke mu kanya mbivuga nari mbanjije kukanyuzaho murakoze guys ubwo rero ikintu ngiye gukora reka ikinzanye hano ni ugushimira abantu mwese
mwari mu birori byanjye, uko ibirori byanjye byagenze neza, kano k'urusenda nakaba gaciyemo. Ndashimira buri wese witanze mu birori byanjye, nubwo ndi kubikora just ndi kubivugisha umunwa, sibyo? Ababibonye mwese biriya birori byanjye byari birenze, byari bimeze nk'ubukwe, ibirori byanjye byari bimeze nk'ubukwe. Ndashimira buri wese witanze, mpereye kuri mama Saniroti ari we wateguye ikirori. Mama Saniroti niwe nyamukuru wateguye ikirori cyanjye, wa mubyeyi we, Imana ijya iguha umugisha, warakoze kwitanga, wakoze ibintu byinshi, nta nubwo nakabaye ndi kugushimira ku bijyanye n'umunwa, ariko mama Saniroti afite aniveriseri ejo bundi, muzaba mubibona, mfite kumushakira gifuti, mfite nyine like ntabwo nabona icyo namuha, ariko mu bushobozi bwanjye nzareba uko mbigenza, Imana ijya imuha umugisha, kandi Imana ijya ikomeza gusubiza aho yakuye. Ni umubyeyi mwiza rero, nawe wamukunda. So ibirori byanjye byari bimeze neza nk'ubukwe, nk'ubukwe, kuko biriya birori, izina ry'Imana, nubwo wenda nababaye ngo muri kiliziya haje abantu babiri, ariko kubw'impuhwe n'imbabazi za Nyagasani nasanze mama Saniroti yateguye like yaratumiye abantu. Ubwo urumva guys, ntimukajye mubona ibi bintu muvuga ati ni ubutesi, ariko Imana iba ifite impamvu ibyo bintu yabikoze. Ubundi njye ndi umuntu uje ukunda kugira agahinda mu mutima, like nubwo njyewe nta muntu nakereka, hari abantu benshi bajya bavuga ngo Joyeuse ngo usize ubuzima bwawe hanze, ngo ushire ubuzima bwawe. Ntabwo ubuzima bwanjye mubuzi, ubuzima bwanjye ntabwo mubuzi, like hari n'igihe umuntu atekereza akumva yaturika, ariko ubuzima bwanjye nta n'undi muntu n'umubuzi. So kandi ikindi, nawe udukurikiye ushobora kubwira inshuti yawe, ni urugero, ufite inshuti ukayibwira ukuntu ubuzima bwawe bumeze, ariko ntabwo uyibwira, ntabwo inshuti yawe ushobora kuyibwira ubuzima bwawe bwose, ariko mu mutima wawe haba harimo intimba n'agahinda. Buriya nta muntu aba umukire aba umukene, nta muntu uba utarakoranye intimba n'agahinda, turabyumva. Simbizi wenda abakire uko baba barakuze, ariko ntekereza ko buri wese agira ibibazo bye, abe umukire abe n'umukene. Ndaza muri pati 2, ndaza kubereka amagifuti nagiye mpabwa, mbashimire by'umwihariko uwagiye umpa gifuti wese, ndaza kugenda mushimira. Amina. Hanyuma ku bintu bitanshimishije, ntabwo ndasoza gushima, kamanze nshimire. Mu by'ukuri ndashimira padiri wacu, uyu mupadiri bamwita Maritini, ni umupadiri mwiza wita ku rubyiruko, baranamwimuye aho yakoreraga hano kuri Nirake murahazi. Dore padiri wacu wari uwacu ni uyu nguyu, ariko bamujyanye ahandi, bamwimuriye muri Kimironko. Icyo gihe murabona ko nakomejwe, ari ku cyumweru, yabitubwiye ari ku cyumweru, nakomejwe ko bamwimuye, ariko njye nari mbizi kazimuka, ariko agahinda karanyishe, avuga ngo ngagiye ngo nyine like ngo tuzaze muri misa nyine yo gusezerana. Sinigeze njyayo, numvaga mfite intimba n'agahinda, numvaga mfite ibibazo, numvaga mfite amarira, numvaga guys, reka mbabwize ukuri, buriya umuntu uba waragufashije mu bintu nk'ibi, rega gutya bikagenda kuriya,
padiri wacu wankomeje, Imana iguhe umugisha, ijye ikomeza iguhe imbaraga zo gukomeza gushyigikira urubyiruko. Gusa nyine njyewe njya mbona nzajya njya gusengera, kuba like nubwo wenda misa zose za hano kuri Nirake atari we wazisomaga, ariko njyewe iyo numvaga nyine ahari byabaga ari byiza. Hari n'abandi bashuti banjye nyine bababaye, ubwo urumva kuzajya bava, njye nari ntuye i Nyamirambo ariko najyaga gusengera Kicukiro Inyuriro, nta kibazo. Nari ntuye i Nyamirambo ariko najyaga gusengera Kicukiro. Okay, padiri ndagushimiye, Imana ikomeze iguhe imbaraga zo gukomeza gushyigikira urubyiruko muri rusange. Padiri tukaba tumuvuyeho. Icya kabiri, ndashimira Marene umubyeyi wanjye wa batisimu. Marene warakoze kumba hafi mu bihe bitoroshye, tujya tuganira ukambwira ukuntu ibintu bimeze, ariko ntabwo biba byoroshye. Ariko ndagushimiye, Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Nkaba nshimira na Chita Magic, ni umuntu mwiza, yaje muri kiliziya. Yaje muri kiliziya rero, yes, umva ndababaye ku rwego mutabyumva. Urumva yarimutse, ariko Imana ishimwe, hari igihe nzajya kumusura, ariko Imana izabikora. Rero nashimiraga abantu, ariko kangere ku bintu bitari byiza byabayeho. Nashimiye Chita, nshimira padiri, ndetse nshimira na Famille Buryohe, kandi nizere ko muri kunyumva neza. Famille Buryohe nayishimiye cyane ku rwego mutabyumva, ndabashimiye cyane. Amina amina. Hanyuma ubwo ngubwo kangere no ku bintu bitanshimishije, nagiye muri salo. Hari video nakoze nagiye muri salo, murayumvishaho gake ariko ndagakata. Umuntu wa mbere yaraje arandika ati, iyi salo irasa na Joyeuse, salo isa n'umuntu gute? Uwa kabiri yaranditse ngo ujya muri salo iciriritse pe. Ariko ikibazo mba mfite, umuntu uba uvuze gutyo, hari igihe iyo salo nawe ntaba ayafite, cyangwa se iyo salo amafaranga yinjiza nawe uba utayafite, uba utanayabona. Guys, uyu muntu wankoreye muri salo yaritanze ku rwego mutabyumva. Yaranyitangiye ku buryo mutabyumva. Yabyutse saa 10, kubera ko twari dufite amasaha ya kare yo kuba twinjiye muri kiliziya, cyangwa se misa ikaba yatangiye. Ariko biranangaje kumva muri kumugira. Ubundi njye ntabwo bisanzwe ko ngewe nza gusubizanya n'abantu, cyangwa se gusubiza comment, ariko like ikintu kibaye kirambabaza. nk'ubu ngubu uyu muntu yari yitanze ntako atagize, ngo salo ngibiki. Ubwo iyo salo niyo ku Kamonyi, n'ubundi si iyawe, nibakuve iyi salo ni guys, abantu mwavuze byinshi ntako mutagize. Mwumve ngo yatangiye kunkorera saa 12 z'igitondo. Mujye mwishimira ibintu by'umuntu, mujye mwishimira icyo umuntu nyine agezeho. Kuza kumutuka ntabwo ariwo muti w'ibibazo, cyangwa se kuba mwamubwira nabi, kuba mwamutera amabuye ntabwo ariwo muti w'ibibazo, ntabwo ari like, ahubwo zumugira inama. Ariko uriya muntu wankoreye muri salo ntacyo namushinja, kubera ko yaritanze bishoboka, kandi namwe ndizera ko mushobora kumusabira umugisha. Hari abandi bantu banjye bagiye bitanga bari hanze y'u Rwanda, reka mbabwire ngo urukundo mwangaragarije, urwo rukundo ni urukundo ntabona ahandi. Imana ijye ibaha umugisha, ndabashimiye byimazeyo. kandi nshimiye na mama wanjye witanze agaturuka mu ntara akaza mu kirori cyanjye, ndetse yari amaze n'iminsi 3. Kamuhamagare ariko ubundi numve ko yanagezeyo. Mama wanjye muhamagare numve ko yageze no mu cyaro.
munyumvire guys. Ntibizoroha, ndi kureba nimero yiwe, ndi kureba nimero ya mama tumuhamagare twumve. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler une... Se nimero ya mama wanjye ko itari gucamo byagenze bite kamuhamagara indi? Byaba byagenze gute se? No kuva kare ndi kuyihamagara nicemo. Ibaze ko bashobora kuba bayimwibye. Ibaze bayimwibye we, munsengere dore n'iyindi ntiri gucamo. Ndafise ubwoba. Ndafite ubwoba. Ibaze bayimwibye byagenda bite? Guys, mfite ubwoba, munsengere. Ariko wenda nta kintu kibi kiri bube, twizeye ko batayimwibye kuko ndi kumuhamagara nkumva ni nimero kompozi. Nari ngiye no kumubumvisha mama wanjye ntacyo atakoze, yaragerageje muri byose, yaritanze bishoboka. So ubwo rero kambasabire umugisha w'Imana, ngo Imana ibarinde, Imana ibane namwe n'abandi mwese mushaka kumsapotinga, mukomeze munsapotinge. Buriya mama nabagaragara ku murongo turaza kumuhamagara mu kanya. Mugire ibihe byiza rero, Imana ibarinde. Ntabwo nabyizeramo.